Imana nkaho ari se wabo, ari nyina wabo, ari biye cyangwa se ari tenesi. Hanyuma reka mbabwire ngo hanyuma Imana ije gukina, ibashyize mu kibuga. Aba bantu bamaze kugomera Imana, ibashyize mu kibuga. Imana yarambwiye ngo nje gukina nabo. Noneho ugenda gake kugira ngo utaza gutsindwa cyangwa utaza kurata. Reyo na Periyo bigire mu kibuga, bose baba bari guhangana. None tugiye kureba ngo turebe nimba muri butsinda Imana. Ubu uri umubyeyi, ubu uri umusore, ubu uri umupapa, ubu uri umukobwa, ubu ukomeye, ubu udakomeye. None mugiye gukina agapira, umunone umupira nguyu. Nimba mugiye gukina akazungu narara, ariko urebe neza. Reka nkubwire, mugiye gukina amacenga mwayicenze, none bigiye kugaragara. Noneho ayo macenga yanyu turebe wacenze umwana w'umuntu nta kibazo, wacenze n'umuhanuzi nta kibazo, waramuhishe nta kibazo. Ariko Imana ireba urushishi rw'umukara munsi ibuye, hanyuma izi neza kuri umubeshyi, uri umugome, uri umwicanyi, uri umusamyi, uri umuhehesi, uri umupfumu, ariko wiyitirira izina ry'Uwiteka. Ariko bireba ngo nonyeje abana banjye ndabarera. Ariko reka mbabwire, reka twikomereze. Ariko barangomera, inka imenya nyirayo, indogobe ikamenya urugo rwa shebuja. Abisiraheli bo ntibabizi, ubwoko bwanjye ntibubyitaho. Dore wa bwoko we ukora ibyaha we, abantu buzuyemo gukiranirwa, urubyaro rw'inkozi z'ibibi, abana bonona baretse Uwiteka, basuzuguye uwera wa Isiraheli, baramuhararuka basubira inyuma. Ni iki gitumye mushaka kugumya gukubitwa, muzira gukabya ubugome? Mutewe umutwe wose urarwaye, umutima wese urarabye. Uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza mu mutwe n'ahazima, ahubwo ni inyama n'ibibyimba n'ibisebe binuka bitigeze gukandwa cyangwa gupfukwa, nta nubwo byabobejwe n'amavuta. Mwakire neza ubuhanuzi. Ibyo uba wahanuye cyangwa ibyo wavuze bisohora. Hanyuma rero imbuto zerekana ko ndi umuhanuzi cyangwa se na itandukaniro ry'abiyisi. Buriya Yesu cyangwa se umugabo witwa Mose, Imana yaramubwiye ati genda uvane buriya bwoko mu gihugu cya hariya epfo muri Egiputa. Hanyuma Mose abuza kubwira Yesu, aramubwira ati ariko se ujye umbwira ngo njyane n'ubu bwoko, ni iki kizamenyekanisha njye n'ubu bwoko ko yuko twakugira umugisha? Ikiza si uko waza ukajyana natwe ugashyira itandukaniro ryacu n'ab'iy'isi. Mose Imana yumva koko iyo ni ingingo. Imana ibwira Mose ati n'icyo uvuze ndagikora kuko wangereye iki? Umugisha. So rero bisobanuye ko ikigaragaza umukozi w'Imana cyangwa se umuhanuzi, umuprofete, ntago ari uko ahanura, ntago ari uko asengera abantu bagakira, ntabwo ari, ahubwo imbuto n'imirimo n'ibitangaza bibonerwa muri we, ibyo bigaragaza umukozi w'Imana nyawe. Rero Imana y'amahoro ibahe umugisha. Imana turagushimiye, izina ryawe rihabwe icubahiro. Nyemerera ngushime ko nongeye kugera imbere y'ubwoko bwawe, n'abari twavuga baboneka izina ryawe. Baragaza umwuka reze bane muri natwe, kandi iki kiganiro giherekezwe na mwuka wera, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti nsabye nizeye, amen. Urakoze cyane ku isengesho ryiza cyane uduhaye. Natangira ikiganiro cyanjye cyangwa se cyacu ndetse n'abadukurikiye ngira ibibazo nkubaza. Ese ni iki kintu kiri gutuma abantu benshi bamaze gutera Imana umugongo? Kandi wajye kureba ugasanga niba abantu basengaga ubutayu cyane, bavugaga ubutumwa cyane, bahanuraga, abantu bakoraga imirimo idasanzwe. Ariko uyu munsi wa none bakaba baramaze gutera Imana umugongo. Nkawe nk'umuhanuzi w'Imana, iyo ugiye mu mwuka ubona ari impamvu kibitera? Dore impamvu Imana ibwira Abisiraheli, irabwira ati nimumara kurya mugahaga, mukambuka iriya nyanja ntimuzibagirwe. Imana yari ibizi neza ko uzibagirwa, yari ibizi neza ko bari bwibagirwa. Buryo uzanatinye n'umuntu, parce que ntago urajya gusenga
ukumva Imana ibwiye umuntu uti nyamara ngiye kugutabara ariko ntuzibagirwe. Bisobanuye ngo Imana ibireba imbere yakabona kuzibagirwa. N'Abisiraheli rero Imana yabaga ngo nimumara kurya mugahaga mukabyara mukarongora mukamazu mukagira gute, yababwiye amasezerano menshi. Ntangije yabaga ngo nimumara gukora ibyo byose nimuzibagirwaho mbakoye. Impamvu abantu bateye Imana ubwo cyangwa se bakibagirwaho Imana yabakoye, icyambere barariye barahaga, bubatse amazu bararengwa, baragiye bararongora barabyara bagira gute, abana biga mu mashuri ahenze baratabarwa, nta kimana itabakoreye. Uyu munsi wa none iyo ugiye kureba usanga bandi bari mu musozi bari gusenga bari mu butayu, nibo batukisha izina ry'Uwiteka. Reka nkubwire, ubu waba waburaye, umwana wawe atiga, wasohowe mu nzu kajya gusambana, nibatubwire n'abandi. Ubu uyu munsi wa none waba uri mu bukode, nta buryo ufite bwo kwishyura, warangiza ukajya kwirirwa ubwejagura nk'imbwa kuri kamera. Bisobanuye ngo umurengwe wishe iki abantu. Impamvu bafite umurengwe nuko uyu munsi wa none Imana yabagiriye neza. Noneho babandi bari mu butayu ntago bahura basenga Imana babwira ngo Mana ndengera, Mana ntabara, Mana nkura kuri umusozi, nyiza inzara, nyiza ibyago, nyiza amakuba, dore bimeze gutya naguru. Imana nayo ikareba n'ubundi nabo bameze nk'abandi bose. Kavuga ati nimubanze mugire gute mwiga. Bibiri ivuga ngo iki? Nzakwigisha inzira unyura ariko nzakugira inama. Nzakwigisha nkwereke inzira unyuramo ariko nzakugira inama. Bisobanuye ngo abantu bananiwe kwiga kandi bananiwe no kugirwa inama n'Imana, kugira ngo bumve ya nama rero. Yego bahita bajya kugisha inama babapfumu bene wabo. None se ugira ngo babakobwa 10 ni harimo abanyabwenge n'abapfapfa. None se mu murimo w'Imana dufite abanyabwenge n'abapfapfa. Sinzi nimusobanukiwe. Impamvu mvuze ko dufite abanyabwenge n'abapfapfa nuko uyu munsi wa none abo dufite benshi n'abapfapfa. Ariko abanyabwenge nta niyo bavuze ntibumva, ntago bumvwa, niyo bahanuye ntago bumvwa, ahubwo bahita baterwa iki? Amabuye. Impamvu ni ntago uyu muntu umutera amabuye afite umuceri mu rugo iwe, afite inzu mu rugo, afite iki, afite imodoka, afite buri kintu cyose aragifite. Impamvu ni iyi: bararenzwe, barahaze. Yego uyu munsi wa none nubwo ubusambanyi bworotse mu bantu, ariko nibigeragezo nabo barimo guhura nabyo. Umugore arareba aravuga ati ntago ndi buburare, abana banjye ntago bari bugire gute, ntago bari buburare, nta nubwo babura amafaranga y'ishuri, mfite ibyo ntanga. Noneho cya kigabo cy'igihwewe nk'ababandi birivuga ngo bagabo bibigorye. Yego hanyuma ahita abona ko runaka badomitira ari umuntu akeneye. Yego akeneye iki, akahita amushukisha iki? Amafaranga, akamufatanira bwa bukene. Yego niyo mpamvu navuze ngo muri aba bantu bafite mu kintu cyitwa ubupfapfa bituma n'abantu batakizera Kristo. Ariko reka mvuge ngo haracyariho ibyiringiro yuko igiti cyatemwe cyakongera gushibuka kikagira amababi y'ubutono. Icyambere uyu muntu washoreye Imana nkaho ari se wabo, ari nyina wabo, ari biye cyangwa se ari itenesi. Hanyuma reka mbabwire ngo hanyuma Imana ije gukina, ibashyize mu kibuga. Aba bantu bamaze kugomera Imana, ibashyize mu kibuga. Imana yarambwiye ngo nje gukina nabo. Noneho ugende gake kugira ngo utaza gutsindwa cyangwa se utaza kurata. Reyo na Periyo bigire mu kibuga bose baba bari guhangana. None tugiye kureba ngo turebe nimba muri butsindi Imana. Ubu uri umubyeyi, ubu uri umusore, ubu uri umupapa, ubu uri umukobwa, ubu ukomeye, ubu udakomeye, none mugiye gukina agapira. Umupira nguyu nimba mugiye gukina akazungu narara, ariko urebe neza. Reka nkubwire, mugiye gukina amacenga mwayicenze, noneho bigiye kugaragara. Noneho ayo macenga yanyu turebe wacenze umwana w'umuntu, nta kibazo. Wacenze n'umuhanuzi, nta kibazo. Waramuhishe, nta kibazo. Ariko Imana ireba urushishi rw'umukara munsi ibuye, hanyuma izi neza kuri umubeshyi, uri umugome, uri umwicanyi, uri umusambanyi, uri umuhehesi, uri umupfumu.
ariko wiyitirira izina ry'Uwiteka. Ariko biraba ngo nonyeje abana banjye ndabarera. Ariko reka mbabwire, reka twikomereze ariko barangomera. Inka imenya nyirayo, indogobe ikamenya urugo rwa shebuja. Abisiraheli bo ntibabizi, ubwoko bwanjye ntibubyitaho. Dore wa bwoko we ukora ibyaha we, abantu buzuyemo gukiranirwa, urubyaro rw'inkozi z'ibibi, abana bonona baretse Uwiteka, basuzuguye uwera wa Isiraheli, baramuhararuka basubira inyuma. Ni iki gitumye mushaka kugumya gukubitwa, muzira gukabya ubugome? Mutewe umutwe wose urarwaye, umutima wese urarabye. Uhereye mu bworo bw'ikirenge ukageza mu mutwe n'ahazima, ahubwo ni inyama n'ibibyimba n'ibisebe binuka bitigeze gukandwa cyangwa gupfukwa, nta nubwo byabobejwe n'amavuta. Mwakire neza ubuhanuzi. Murakoze cyane. Turakomeje. Hanyuma n'abana bonona. Bibiliya wamvise ukuntu ibarondora? Yego. Hanyuma Imana yarabarondoye rero. None uko kuririmba ngo tuzajya mu ijuru kureba abari, ariko uri umugome. Tuzajya mu ijuru kureba abariyo usambana. Ariko iryo juru nimba ari irya so, nimba ari irya so wanyu, nimba ari irya Kamonyi, iryo juru ubundi muririmbanire. None wirirwa uminuza za Mitsingi na za Byeri, hariya wirirwa ujya mu ngo ni none harizo numvise ngo no mu manura jipo. None warangiza ukaza ati wi topesa, mbese izo ndimi ndeka nkubwire, mbese guhanura bizarangira. Yego, kuririmba bizarangira. Mbese no kujya mu mwuka nabyo bizarangira. Iki kintu kitazarangira. Reka no Uwiteka, mbese ni jambo riri muri wowe, kuko ijambo ndiryo ntago rishaka kurangira, urukundo ntago rushobora kurangira. Ariko reka nkubwire uyu munsi wa none mwagomeye Uwiteka. Imana yambwiye ngo nimwisuzume. Nze mbatanganiza amakuru ngo nimwisuzume. Ese uko Imana yaguhamagaye, uko yakuremye ni kuri? Oya, ntago Imana iri bukangwe nayo mabuno ngo mwirirwa ngo muza kuri kamera ngo muze ngo murerekana ngo amabuno ngo Uwiteka yabahaye nyashe ngo yabahaye amabuno. Oya, igiye kuzana timasi, hanyuma iraringaniza. Ubu ufite amatuzi iraringaniza, urangana nanjye. Umva nkubwire inshuti yanjye, ntabwo Imana inaniwe kuba nanjye yantera akaboga ngo nani. Oya, ariko igihe ni cyacyo, igihe ni cyacyo. Mwamaze kugomera Imana. None indogobe imenya nyirayo, inka nayo ikamenya nyirayo. Ariko abana Imana yiremeye mwarayigomeye, murayihararuka, muyitera umugongo n'ibintu byiza Imana yabakoreye. Igihe kirageze kugira ngo Imana izinceshure. Igiye gucenshura, mugiye gukina abaririmbyi, abahanzi mugiye gukina. Mugiye gukina ikibuga ngikiriya, murimo mugiye gukina. Saa sita z'ijoro muzajya mukina, mu gitondo mukine. Hanyuma utsindwa irusororo yiviramo, uzajya uvamo bakohereza irusororo. Kubera ko ubwenge mbese mwarashatse kurusha ubwenge Imana, murayitekenika mukaza mukabesha abantu. Twese turabakozi b'Imana, ariko nyuma ya kamera mugatangira ariko mwapfuye ryari baroko, mwapfuye ryari bahanuzi, mwapfuye ryari bantu b'Imana. Imana yaremye, mwagomeye Uwiteka, mwapfuye ryari? Mugiye gukina. Twikomereze, mugiye gukina. Umubyeyi agiye gukina n'Imana mu kibuga hariya. Ese buriya birakwiriye? Impamvu ko bikwiriye nuko bayiteye umugongo. Siko yabarondoye se? Yego. Siko yabarondoye? Yego. Kubera ko bayiteye iki? Umugongo. Nose se yabahaye kwiga bakarangiza, ikabaha akazi. Ntibayiteye umugongo se?
bajya gusambana. nose buri hari umuntu ufite ubushobozi bwo kuba yakifata kuvuga ngo ngiye gukina n'Imana. Ni nayo mpamvu nayo ibahaye umukoro, ibahaye rugari kuko Bibiliya ivuga ngo uwezwa ntakomeze yezwe, n'uwandura akomeze agize gute yandure. Hanyuma noneho abangaba bigize abanyabwenge, yego mu by'Imana bagiye guhangana nayo. Imana ntago ifite ntago ifite umukino n'ikiremwa muntu, oya. Nanjye niyo mpamvu nabivuga, kubera ko yarababwiye barumvishije. Hanyuma ni nayo mpamvu Imana igeze gute igiye gucagura. Hanyuma abangaba bibwiye ko ari ibikomerezwa mu by'Imana, bagiye mu kibuga. Umusifuzi Kristo ntabwo baraza kwikinisha, buretse se atari ukwikinisha bino yego ukina ari bonyine ko ntabwo bakina n'Imana. Buretse se umusifuzi ni Kristo, yego umutoza data, Mwuka Wera mwizamu. None ku ruhande rw'umuntu uranyumva neza? Arya hari abantu bitwa ngo indorerezi, yego abafana yego. Noneho mugiye kuzajya mubona bimwe bahishwe, bya bindi bahisha abanyabwenge, bigiye bizajya biza ku mugaragaro. Kubera iki? Urumva Kristo ntago we abera nk'uko abasifuzi bagira gute babera. Abacamanza se nihari ari abo bakubita babituga umukwaha bikarangiza urubanza rwose cyane. Ibyo ngibyo rero ntago bigiye gukora kuri yo, ahubwo Imana yo n'umwana wayo na Mwuka Wera, Imana data, yego Imana mwana na Mwuka Wera, bigiye kumanuka. Si ubutatu butagatifu se? Yego. Bigere hano mu isi, ikine n'umuntu wayo yiremeye. Hanyuma mubwire ati ngaho nsinde, shyira umupira hariya. Nuvuga ko wize se? Ngaho tugende, tsinda turebe. Uzaburana se? Ku ruhande rw'umuntu umutoza azaba ari inde, umunyezamu azaba ari inde? None se sinabivuze? Wenda ni ku ruhande wenda rw'Imana ntabivuze, ariko Mwuka Wera azajya mu izamu. Yego si ubutatu butagatifu. Kristo aba umusifuzi, Imana nayo ihagarare hariya ati reka turebe. None se umutoza ni data, nk'uko Yesu abivuga ati ni data, ni Imana. Yego hanyuma yicare hariya, reka ndebe abantu niremeye uko bameze. Ngaho nimukine sha, sinabatojeje se? Sinabagaburiye? Nimwambaye se? Nimwubatse amazu se? Nimwize se nabagire se nabatabaye se? Ngaho nimugende nimukine. Uhatambukana umucyo niwe uzagenda. Ihangane mu nkono y'Imana nakujabura. Bantu barajabuye, bantu bariye imituri. Imana igiye izicara ku ntebe nk'uko nanjye nicaye hano, nirangiza ihamagara ati yewe pastor runaka ngwino nawe ngaho jya mu kibuga. Ntiwirirwa uvuga ati se ntiwirirwa unyamamaza se? Yego. None se sinahanuye? Yego. Warahanuye ndabyemera, yego. Ngaho genda ukine turebe. Najya gutera mu izamu icyaha yakoreye hehe? Muri lodge hariya hakurya, kigaragara mu izamu. Ko naraye nsambanye se bije hari imbere hariya gute? Abaratsinzwe tayari. Simba kopeje se? Ntacyo utahutubwiye rwose. No kubera ko ari umudiaspora. Yego yagiye Imana yavuze, agerayo Imana ivuze, abona ibyangombwa Imana ivuze, ndetse abona akazi Imana yavuze. Ntamubwira ati ni wowe ndakujyanye nkugiriye neza, ariko nugerayo uzubahisha izina ryanjye. Ageze ahita yihindura nk'abana nk'abanyamahanga nk'abapagani. Hanyuma rero reka mvugane n'aba bantu.
mvugane n'aba bantu. yego none icyo gitereko Imana yari yashyize muri wowe ukakimura, hanyuma nawe iguteje ikintu gituma noneho uyigaruka imbere yayo. Ariko mvugira ngo amina. Ariko amen yego yego kubera ko Bibiliya iravuga ngo ibyo byose urabikora nka kwihorera ukagira ngo mpanywe nawe, ariko byose ngiye kubishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Erega abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Abiringiye Uwiteka ntago bagera bakorwa n'isoni, iyo bashonje barihangana, iyo bambaye ubusa barihangana, ariko umurengwe wisha abantu, umurengwe wisha abantu, umurengwe sha wisha abantu, umurengwe abahanuzi sha. Pascal nyifashiriza unsomere aya magambo ngiye kukubwira, hanyuma kugira ngo Uwiteka asohoze icyo ishaka kuvugana n'abantu bayo. Yesaya 59:15. Yesaya 59:15. Ariko Imana yavuze ngo inka imenya nyirayo, indogobe ikamenya sebuja, ariko abantu banjye niremeye barangomeye. Imana yarambwiye ngo nimbabwire abantu mwagomeye Imana, hanyuma Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibashyize mu kibuga, hanyuma mugiye gukina. Umunyabwenge uzi ubwenge arumva icyo umwuka abwira amatorero. Hanyuma ikindi cya kabiri, ubwo uri butsindwe, nimba uzi neza kuri butsinda Imana urajya mu kibuga, ariko nimba uzi neza ko utari buyitsinde, hanyuma ca bugufi wihane kugira ngo ibigiye kukugeraho bisanga wejejwe mwezwe. Twagiye reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Yesaya 59 umurongo waho wa 15. Reka twumve iki Imana ivuga. Yego 15. Nukuri koko ukuri kurabuze. Buretse gatoya. Niki? Ukuri kurabuze. Ukuri kugeze gute? Kurabuze. Hehe? Mu bantu. Ni inyamaswa? Mu bantu. Ni ingurube? Mu bantu. Ni imbwa? Mu bantu. Ni inka se? Mu bantu. Baremwe nande? Ni Imana. Ukuri kugeze gute? Kurabuze. N'uburyarya buzuye. Yego. Uretse ibibi aba umunyage. Yego. Uretse ibiki? Ibibi. Hari ibyiza Imana ivuze? Oya. Hari ubwiza Imana ivuze? Oya. Hari ukwirerembuza Imana ivuze? Oya. Hari ukuyatereka Imana ivuze? Hari imini wumvishije se? Hari amatuza se? Oya. Hari amabuno yandi mwirirwa mubona bazunguza, ari ibyo mwumvishije? Oya. Imana ivuze ngo iki? Ukuri kugize gute kubuze iki? Kurabuze. Hanyuma ikindi gikuri ibibi. Uretse ibibi aba umunyage. Uwiteka yarabibonye ararakara kuko nta manza zitabera zihari. Nta manza zitabera zigize gute? Zihari. Nazo. Ariko nta manza zitabera zigize gute? Zihari. Ahubwo ni ibibi byuzuye hehe? Mu bantu. Imana yagize gute? Yireme. Nta byiza babonyemo. Ba diaspora nta byiza mu Imana babonyemo, nabyo. Nabyo. Ngusengera kwa runaka ngo kwa Apotre ngukomeye ngo kwa reka nubwo wasengera ntabwo Imana ikubona. Dore icyo Imana ishaka ni umutima wawe. Nimba ukora ibyiza setu, ariko nimuze ukora ibibi ca bugufi wihane. Nta byiza Imana ikubonyemo. Oya. Ntabwo ayo maso utereka ntabwo ari Imana ishaka. Oya. Ahubwo ibibi wuzemo ugasanga umuntu afite urasenga ariko ufite ubugome mu mutima wawe, warangiza ngo uri umuntu w'Imana.
Imana ntago igira munyangire, Imana ntago yumva amabwire, Imana ntago igira ishyari, Imana ntabwo itongana, Imana ntabwo igira uburyarya cyangwa se inzangano z'umutima. Hoya, Imana ni urukundo. Nimba utankunze n'Imana ntago ugize gute uyikunda, ahubwo urangwa n'iki? Ni ubugome, ni uburyarya, ni ubwicanyi. Ca bugufi wihane. Bibiliya ni kuvuze, ca bugufi ugize gute wihane. Twagiye hanyuma nsomera Yesaya, somera Yesaya 18, Yesaya 59:18. Yesaya 59:18. azabitura ibihwanye n'ibyo bakoze. Oye, buretse gato ngazagira gute? Azabitura ibihwanye n'ibyo bakoze. Nabahe? Ni babandi? Yego, ni babandi. abanzi be azabitura ego uburakari, n'ababisha be azabahora, kandi n'ibirwa azabiha inyiturano. Azabitura ibihwanye n'ibyo bakoze, abanzi bazabitura uburakari, azabitura ibyo wakoze. Nimba waravuze nabi mwene so, amagambo wacuranze nawe bagiye kuyagucurangira. Inkota wicishije mwene so nawe ije kukwica. Akebo wageremo mwene so nawe ugiye kukagererwamo. Imana iravuze ngo izabitura ibibi mwagize gute? Mwakoze, mwandyarya. Imana yarambwiye ngo ubugome bukabije kuba bwinshi. Ndayibaza ngo nukubera iki? Ngo nukubera umurengwe. Hanyuma navuga ngo umurengwe aturutse kuki? Ngo impamvu ngo nuko ngo bamaze kurengwa. Abo natabaye bonagiriye neza nibo banyituye ibi ngibi. Tariko uburakare bwanjye burakongejwe. Imana irangije irambwira ngo yewe genda umbwirira abantu banjye ngo uzi ubwenge nasenge, uzi ubwenge nasenge, uzi ubwenge niyegera Imana, uzi ubwenge nahagarare neza mu mwanya Imana yageze gute imushakamo. Kuko Imana ifite umujinya, ifite uburakari bwinshi. Hanyuma aya magambo yose ni ibimenyetso Imana, kuko ngewe yo Imana ivuganye nayo ngenda nyaka n'ibimenyetso. Yego, kuza gutitira no kuvuga mu ndimi, ibyo ngibyo ntago ari byo Imana igeze gute ishaka. Ahubwo Imana irashaka ko umuntu wese uzi ko yavuganye n'Imana nacunga izamu rye. Yego, nacunge izamu rye. Imana ibahe umugisha. Urakoze cyane ku butumwa bwiza uduhaye bukomeye cyane, ndetse n'ubuhanuzi navuga ngo abiki gihe bakeneye, kuko ni byiza ko Imana ikebura ubwoko bwayo. Umuntu yakwifuza gusengana nawe cyangwa kuvugana nawe, nyemerera utambutse nimero ya telefone nurangiza usenga Imana. Hanyuma umuntu wese wumva ushaka ko dusengana n'ubuntu. Ngewe Pascal uranzi neza iminsi tumaranye uranzi. Hanyuma gusengana n'umuntu n'ubuntu, ntabwo ari ikiguzi. Yamamagara kuri 0749 11 kuri WhatsApp 0782 79 6512. Ikindi cyongeyeho ku muntu wese wumva ukenewe gusengerwa by'umwihariko ari kuri telefone, ngewe ndi tayari, kuko ngewe mu minsi mbara cyangwa se nza kuri izi mbuga ni gake. Ngewe mba ndi kwisengera hehe ahantu hose. Ngewe ntago nkumirirwa, ahubwo ngewe ndasenga. Ikindi cya kabiri, Imana iherutse kunyereka ko abantu batatu, ngiye kuvuga ku bantu batatu bonyine nkahita nsenga. Hari ababyeyi babiri, umwe ari muri Canada ni undi ari muri Amerika. Aba babyeyi umwe afite ikibazo cy'umugongo wanze gukira. Hanyuma hari Imana yo mu ijuru yarambwiye ngo nzamubwire uyu muntu. Imana irambuye ikiganza cyayo itanze gukira. Hanyuma ikindi cya kabiri, undi nanone uri muri Amerika
afite ikibazo cy'ibere. Yego. Hanyuma Imana yarambwiye ngo yimurinze kurwara kanseri yo mu ibere kuko yaragiye kurwara ibere rigacika. Hanyuma Imana irambwiye ngo itanze gukira. Hari undi muntu rero Imana yambwiye uri mu Bufaransa. Yego. Imana irambwira ngo kandi ibyo bihugu ngewe ukuntu ngiye najyaga nabibonye, Yego. urabona nk'uko waba uri kureba televiziyo, Mm. nabonaga ibihugu France, Imana izi buri gihugu cyose Yego. izina Ubufaransa, Canada, Amerika. Imana yarambwiye ngo abo bantu ko ari batatu Imana igeze gute irabakijijwe. Hari n'undi mugabo nanone wari ufite ikibazo, reka mvuge ngo iyo yajyaga kubaka urugo Yego. biranga. Mm. Bigeze gute bikanga kubaka iki urugo, ndetse yarivuje zaranze. Mm. Hanyuma Imana yarambwiye ngo uyu muntu hari ikikoze mu mubiri we, ikindi Imana irangije irambwira ngo hari abantu Imana irinze muri uku kwezi kwa 4 n'ukwa 5 yimanye, ishyizeho ikintu cyitwa uburinzi bukomeye kuri we. Hanyuma reka twisengere Imana. Ufite ikibazo azanyandikire cyangwa inyarukire ku Murage TV7, azahasanga nimero zanjye zose. Mwami Yesu, turagushimiye, izina ryawe rihabwe icubahiro, uri Uwiteka niryo zina ryawe, uradona. Nyemerera izo mvuze ntaba ari njye, ahubwo Mwuka Wera biherekeresha umwete wawe, kandi imbaraga z'Umwuka Wera zigende zirukana imyanda yose, imivumo n'imitongero, mwuka w'icangiro, umwuka w'ubuhakanyi, ndabisenye mu izina rya Yesu wabambwe ku musaraba akazuka. Nyemerera Mwami Yesu, Uwiteka, wumva umuntu wese uri bwumve uyu muntu uri bwumve iki kiganiro, umuhe kumvira. Kandi ndagushimiye ko hari abantu uruhuye imitima. Yego. Urakoze mu izina rya Yesu dusabye twizeye, amen. Amen.